Kunduhore we Nsengeyo ubundi ibintu by'ubwami bimeze bite? Ibintu by'ubwami hari ibirori byinshi. None se njye hari ikibazo nshaka kubaza. Barabizi ko uvuka muri uyu muryango ukaba uri umupfumu wabo? Ntacyo babiziho kandi sinshaka kubona bimenya. None urabona niba bimenya bizagenda gute? Ngiye ko nahoraga ninginga mama ngo bibabwira akaba yaranze kubibabwira. Umunsi bamenye ko uri umupfumu wabo, umujakazi wabo ari mama wawe bizagenda gute? Ko uyu muryango wacu se bizatuviramo kwirukanwa muri uru rusisiro. Wasezeye hakiri kare bagashaka undi. Se muvandimwe twakora iki? Njye hani nama nakugiraga. Ako bibaye byiza njye numva wasezera. Sezere bwami se cyangwa sezere ku murage nahawe n'abasogokuruza? Wasezera ibwami ntago ari hariya wabikora honyine. Biragoye no se kubona ariho dukura amariro. Mwana wa mama turabigenza dute? Hase siniwe yabyo utagenda cyangwa? Sinzi rwose. Ibwami hari ibirori biteye ubwoba wasanga yanagiye. Dore nguyu. Mwakire. Se ubyukanye amata mu gitondo. Ni munywe kubera ko murabizi ko mama nawe uhari. Bagira ngo munywe vuba nibura muze mujye kumfasha dukore kuko uyu munsi hari ibirori byo kumurika imyaka ibwami. Se uri kubona imyiteguro yaho iri kugenda neza? Mwaza mukamfasha kuko murabizi ko mama nawe uhari. Amataryoshye kubi. Bose turagufasha iki muvandi koko? Sha mwamfasha kuko hari imirimo myinshi mama nawe uhari yagiye. None se ko hane bwami hari igikorwa cyo kumurika imyaka. Ntabwo wahamagara zafite zawe zikadufasha gukora imirimo ko mama adahari. Ngenda mbabwire numve ariko se ibwami ko mbona badakunda akavuyo. Ubu biraza kugenda gute nibabona haje abantu benshi ariko ndababwira nta kibazo. Ubabwire baze badufasha mama nawe uhari. Yego. Aho ngewe uyu muntu ngewe nari ndimubwira ngo nihangana reke kongera gukorera ibwami areke kuba umupfumu w'ibwami ashaka handaye. Ubu koko ibi bintu niba bimenya ko ari umwana wa mama ntabwo bizagenda nabi. Ngeyo ndahiye ko ngomba kuragurira ibwami ntazigera ntumuco sogokuruza yampaye. Nase washatse ahandi ujye? Najya hehe? Basi wakwambutse ukajya mu nkora. Ngomba kuragurira ibwami. None se kubera icyo ariho wishyizemo kuragurira ibwami ambuka. Mwamikazi wanjye, mbese waba uzi ko cya gikomangomakazi bazizane ari bw'ejo kizaba giturutse mu nkore kiza ino hano? Gusa igihe cyaba kigeze cyo kugira ngo abane n'umuhungu wanjye bahuka. Aka kanya ubu kirageze neza ku buryo cyahita kiza kikaza kubana n'umuhungu wanjye. Ariko njye ndabona icyo gihe kuko igihe kirageze ko igikomangoma cyarongora. Gusa umwami aramutse atanze hava hehe uwakwima ingoma igikomangoma kitararongora? Ndabona aricyo gihe rwose. Ko numva ibintu bigoye. Kiriya gikomangomakazi ni igishyano cyumva nabi n'Imana. Use koko oya ntabwo ibi bintu ndimo kubyumva oya. Mwamikazi nuko bimeze. Ntabwo bishoboka ko kano kanya umuhungu wanjye ajya kubana na kiriya gikomangomakazi. Ni inshinzi uramuko mana we oya. Ahubwo uzi ukuntu bimeze. Yego mwamikazi. Ngomba kubaza umupfumu agatera inzuzi akabanza akareba niba koko ari igihe cya nyacyo cyo kuba kiriya gikomangomakazi cyabana n'umuhungu wanjye. Kuko dushobora kwihuta tudateje inzuzi ngo tubaze abakuru akaba atari igihe cyiza kiriya gikomangomakazi kikaza kikanteshereza umwana umutwe.
bibe gutyo mwamikazi. ujye kuragurira mu nkore kuko rwose kuba waba uri naho ibwami waba uri mutukisha izina rya Mana. nibyo nababwira. tuzakomeza ntera inzuzi ntabwo bazatumenya ko turazi. urabizi neza. aha nyamara muvandimwe gemba numva mfite ubwoba. ukubera iki ugira ubwoba kandi uzi ko uyu muceri twabahawe na basogokuruza? ako se kuki ukomeza kwibandaho gutyo nyamara bimenyekanye ntabwo byaba byiza. nimwizere ibyo sogokuruza yadusigiye. kubera iki muba mufite ubwoba? erega icyo ntabwo ari cyo kibazo. urabizi neza umuryango wacu ni abajakazi bwami. byongeyeho umwana w'umujakazi aba ari we uba umupfumu ibwami. ibyo ntabwo byumvikanye. kubera iki bitumvikana? uvande akiri inkongoro y'ibikuze tugenda. nzaba mbarirwa nzaba numva. aho muze tugenda. ariko ibyo bintu bitekerezo bongeyeho ni ukuri. umwana wanjye ntabwo yajya muri ibyo bibazo. uriya mukobwa igikomangomakazi ni umushizi w'isoni. ntabwo igihe cyaba ari iki ngiki kano kanya kugira ngo ahite abana n'umuhungu wanjye rwose ntabwo nabyemera. reka ntabwo nabyemera. ahubwo mugende munshakire umupfumu mugire vuba ahita ndebera hakiri kare menye nyine icyo dupanga n'icyo dukora kuko ndumva ibikaba binkuka. Yego nibyo mwamikazi. umushizi w'isoni se wo mu nkore ntabwo umuhungu wanjye yamushobora kano kanya. ariko ntacyo umupfumu wacu ndamwizeye aranterera inzuzi aramenyera niba igera iki cyangwa kitaragera. kiriya gikomangomakazi ndagikizwa n'iki? sine rero abakobwa wantumye nabazanye. ndababona ariko nta kintu wazanye. nzanye se kanasiza bamunye iki? umusigare rero ubwo nyine uratubwira ibyo turi buze gukora n'igihe turi bugere ubwo uraduhamagara. ntabwo turi bwinjire ibwami utatubwiye. hari utuntu ngiye kuba ntunganya mu gikazi ndababwira ariko hari imirimo turakora. uratubwira. reka mbabwire rero mfite ubwoba bwo kwinjira ibwami si kubabeshya. ntabwo ari wowe wenyine natwe twari ibwami se ko numvishe ngo ni ahantu hadasanzwe turajyayo. turumvishe ngo umwamikazi burya n'umugome asuzugura kubi. ariko uwo mwami ntawe uhari ngo aratembereye. naho ubwo nyine wumve niwe uri kwica agakiza. ugukoze ikosa rimwe ni ukugucuma ni ukwitwara neza. ugomba kwitwara reka rero. biragoye pe. ahubwo se mura nta muntu utambana aho abantu bose barajyanye n'umwami. ndabona nawe ubwo nyine ni ukwinjira ibwami tugiye nyine nk'abagiye ibwami. none se we kubera icyo wazanye isuka yonyine wabuze ikindi kintu uzana? niyo nabonye. siko mutavuga mwageze ubwoba. rega njye mfite ubwoba ndumva umutima uri kandi ndimo kwibaza ni ubwa mbere ndaba ngeze ibwami. ese ahubwo wowe ko mbona udafite ubwoba ni ubwa kangahe ugeze ibwami? rero se ko nanjye ni ubwa mbere. ikomangoma wirangara uretse ikomangoma wirangara tujye mu ndabona hano hari abakobwa beza reka tubavugishe. ikomangoma ntabwo uzi ko wahisemo. ameze mute se? amakuru yanyu ameze neza? muri beza cyane. ikomangoma ntabwo uzi ko wamaze guhitamo igikomangomakazi. nizere ko utari kuvuga bazizana cyane rwose. iryo zina ntabwo nshaka kuryumva mu kwiyandika. ntabwo uzi ko se ari cyo gikomangomakazi wamaze guhitamo.
ndagiye. wowe yakira Oya wowe wigenda ndacyagushaka ndacyagukeneye. Niko uri mwiza pe. Arabizi ko uri mwiza se. Arabizi ko uri mwiza. Akira mfasha sha. Naho ubundi se bakwita ndese. nitwa Kunduhore. Ko ufite isoni. Umukobwa nugira isoni. Witwa Kunduhore? Hari umuntu wigeze gukunda se? Iryo zina ryakomotse kuki? Bacu barinze. Uri mwiza pe. Kandi umuntu wakubwiye ko uri mwiza. Nawe? Ese uretse nkasanga abagenzi banjye ko hari akazi twakize gukora. Arvo uhindukire. Ntabwo mu mwanya tukaganira se? Kubiki mwami wanjye. Ahubwo bibaye byiza wazana gutembereza mu bwami bwa data. Kubera iki? Uri mwiza ukwiye ibyiza. Ngena njye kukwereka ibyiza bigize ubwami bwa data. Ngende umujakazi. Ndi umwana w'umujakazi. Ibyo nta kibazo pe. Ntabwo ibyo byemewe. Byibuze binyemerere. Kandi ntugire isoni sibyo? Wambabariye nyagasani. Ko nashaka gucibwa umutwe. Nta kibazo kirimo. Genda igikomangoma. Yego ndabizi. Mu bwami bwa data nakwinjizamo umuntu nshaka. Ugende ko mfite ubwoba. Gende nta kibazo. Imirima yacu ubonye bimeze bite? Mwamikazi ndabona imirima yacu nta kibazo. Imeze neza, irimo irera neza rwose. Irera neza, imyaka yararumbutse, nta kibazo. Rero bakwiye kongera gushyiramo izindi mbaraga kugira ngo umusaruro wiyongere kurushaho. Byo rwose. Mwamikazi wanjye bamenye ibyabaye. Habaye iki? Uzi ko umuhungu wawe Gisa mubonye ari gutemberana n'umwana w'umujakazi mu rwuri. Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Ubwo se kandi umwana wanjye atangiye gusara mu biki aka kanya sasara aka kanya? Yego mwamikazi. Ku buryo yakwifata agatembera n'umwana w'umujakazi? Yego niko biri. Ntabwo ibyo bintu nabyemera, ibyo bintu bishoboka. Ubwo se umwana wanjye agomba gushaka igikomangomakazi. Natagiye gutembera n'abana b'abajakazi none se ashaka ko gushyingiranwa n'umwana w'umujakazi. Ibyo bintu bibaho mu bwami bwacu ntitwaba tugushije ishyano. Twaba tugushije ishyano, ntabwo ibyo bintu mana yanjye. Rero umupfumu ariko se umupfumu bundi asigaye atera inzuzi, asigaye akora ibintu ntazi ibyo ari byo. Ni gute umwana wanjye ashobora gukora ibyo bintu umupfumu atarabiraguye ngo abibone? Ubu se noneho ko umwami adahari, aramutse aje kumva iyo nkuru ngo umwana we yagendanye n'umwana w'umujakazi, duse yavuga ko nasigaye ku rugo gute? Birabibyuya ntibiba amaraso,